Ndabona naramutse. Urabona nameze neza se? Kuri kumbaza ibyo uri kureba. Abaye iki mbona wabyukiye mu ntebe? Ntacyo ni ibisanzwe. Isaha yawe yaje. Urabona ntakerewe na? None nimba wakerewe uragira ngo umufashe iki? Sindagenda nkanywa icyayi. Ibyo ntabwo bindeba kuko nta kanya mfite. Nta kanya mfite. Se bebe wabaye iki? Urabona nabaye iki se? Urabona nabaye iki? Wabaye iki ko numva uvuga nabi? Ni ibisanzwe. Ariko ibintu ko bidasanzwe byagenze. Ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Uri kuvuga nabi se? Kandi ariko mora. Kuhora? Ariko bebe buryo ushobora kubyuka wicara mu ntebe mu gitondo uzi ko ndi bujye mu kazi nta cyayi watetse nta breakfast uzi ko ndi bugende mfite. Ariko noneho ndumiwe. Ngo ngiki? None ako reka nkubaze. Ninde wakubwiye ko nge ndi umukozi wawe? Ikindi cya kabiri sindi na mushiki wawe, sindi na nyoko wanyu. Ibyo bintu uri kumbwira ubikuye? Ngo ubikuye he? Ngo aka kanya. Ibyo niwo bivuze. Umugore nishakiye abatumaranye amezi 6 naramukoreye buri kimwe cyose ageze ku rwego rwo kujya amenaho amazi. Nakunda ariko urwishigisha yarasoma. Ako usibye bya bindi by'abantu mu by'ukuri warwishigishiye si urusoma koko. Musigaye njya mu kazi nkaho nagahawe breakfast nkagenda amenwaho amazi. Akunda ariko Adelido warebye itegereze neza sheri uyu niki? Ndakubona wari umeze bien. Umva nkubwire ngo fiestori. Twahuriye sheri ahantu. Umva nkubwire siko ndi kubona bitagushimishije. Ubwo mwahuriye aho nahuriye na yanjye rwa mugabo yanjye. Iki? Akoderi wajya ushima Imana kakantu. Abagore mumaze kurengwa nuko muvuga reba ukuntu usigaza n'ukuntu waje. Ese uko nari imeze? Umva nkubwire sheri ibyo tubyihore ntabwo ari byo ndi kurebaho. Uyu musherara nkunda mana yanjye ntabwo nabona uko mbikubwira. Ahubwo biki gihe ntabwo bazi ubwarimo arakoresha ngaragukunda. Umva nkubwire sha ntabwo uyu nguyu ambeshya. Nagambeshya usikuna nkunda. Usiko turi gupanga. Umva nkubwire ntabwo nareba mu mutima y'ijana ku ijana ariko nkurikisha ibyo mbona arankunda pe. Usiko turi no gupanga kujya iwabo. Samantha. Oui. Ni sawa. Adusuye? Nuko. Karibu. Bebe bitise. Niko. Akora iminsi bahamye. Ni meza. Nuko. Karibu wacu. Stari mumeze mute? Ndabona mutashye kare. Umunaniro gusa. Birumvikana. Umunaniro kabisa. Nanjye nari nabasuye daraka Imana ishimwe ubwo muje. Ewana ndabona umeze neza. Tumeze neza turaho. Namwe mumeze neza ndabibona. Turaho. Buhoro nyine by'iminsi tu. Ngo pe Imana ishimwe. Ikose amakuru yabo mu rugo. Mu rugo baraho bameze neza. Mama yaramaze iminsi arwaye ariko narikorerwa biri kugenda neza cyane nta kibazo. Nibyo. N'abandi baraho pe ntacyo dushinja Imana. Yawa kabisa. Bebe bimeze bite se? Ndaho. Mwana sebe. Kumana nta kintu mwiteretse, nta kintu gihari.
ubu ntabwo uzi ko nshonje kuva mu gitondo bagiye nta kintu usize mu nzara. nakubwiye kangahe ko natari umukozi wawe? nakubwiye kangahe ko natari umukozi wawe? kandi ikindi nuzajya wumva ushonje ujye uhamagara nyoko abigukorere, cyangwa ikindi ushaka umukozi. iki Kabanya koko Aderi wabaye ute koko mu by'ukuri? Umva nkubwire, uri inshuti yanjye ndagukunda ku buryo wagira aho umubwira ngo azazane mama wamutekere uhari uri umugore we. Aderi mbabarira, ntabwo waza kuntegeka kuko ntwara urugo rwanjye, kuko hano ntabwo haba. Sheri ntabwo ndi kugutegeka sibyo, ariko urarengere, ntabwo wakabaye umubwira gutyo. Ana yanjye ntareka kunshyushya nawe udatuma wumvira nabo bibaye byiza wahaguruka ugataha. Aderi mva nkubwire, ufite uburenganzira bwo kunyirukana, ndi mu rugo rwawe birumvikana. ndavuze ngo haguruka utahe. Aderi ndi kubyumva sibyo, ariko ibyo wambwira byose ndagukunda, uri inshuti yanjye, ariko mbabarira sibyo, sinshaka kwivanga mu byanyu pe, ariko umusaba imbabazi kuko uramubabaje. imbabazi z'iki? Aderi uko mwashwana bwose ku buryo wavuga ngo azazane nyina, icyo kintu uri kucyumva? Aderi wabaye uteka ibi bintu ntari mbikuziho. Umva ndakubwiye ngo nsohokera mu rugo ugende. Umva Aderi ndagiye pe, ndagiye, ariko reka nkubwire, ntagenda ntukaze kumpa inama. umva nkubwire, ndagukunda sinabura no kubikubwira, nzagaruka mbikubwire, nzanaguhamagara mbikubwire, ariko ibi bintu bitekerezeho. uri umushuti wanjye ariko ntukaze kuntegeka ukuntu wari. Ntabwo ari ukugutegeka sibyo, ariko ni ukuri ushobora kuzisanga wicishije ubuzima bwawe bwose ukabyicuza utagifite igaruriro. Ni ukuri ndagukunda, ubitekerezeho. Nari bisheri ndagiye, ubitekerezeho pe. ibibazo by'umugabo byo mu buriri nawe akazanira ibibazo byiwe. Sali, meze bite bana? Ni iminsi myinshi bana. Ko tuburanye se? Wariheje we. Ni ibyo by'iyi minsi tu. No kubura kose nyine n'akazi n'ibiki byose. Karibu. Bisutse, reka maze muvugisha turavugana. Misaye nuke. Amakuru y'iminsi wana. Reka ngoberwe mushadure ndabona. Kamera cyane. Maramba mushiti wa. Ndaramba. Myinshi wa. Iminsi myinshi. Shaya matuza we. Nawe ukari ko ndi kumva Sana uri meze neza man. Kamera cyane. Karibu. Yes sir. Niko. Wese mwana wabiyegoje gute kunsura mwa? Kubera impamvu z'akazi Sibyo se. atuma tutajya dusurana, ariko ubuzima busanzwe kwemera. Oya nawe ndakwemera, ariko ndakwemera nubwo usanganye n'abantu bagenda baburana rimwe na rimwe, ariko mugana umuntu yakwiye kwibuka ko twanabanye. Buriya twarabanye ragoye. Makuru kisi. Mbone sawa. Bya bindi nyine byacu by'abantu nyine nubizisha abantu twamaze kubamariye ko ubu twavuye muri bya byiciro byacu by'urungano. Bya bindi byo kugenda umuntu akirirwa muri nani icupa cyangwa agataye ryashakiye byarahindutse. Ariko nyine ni sawa mu rugo rimwe na rimwe usanga nyine ni imvange tu,
nicyo gisubizo nabona naguha. Ni imvange kabisa. Ese bimeze biti? Urebye nta kibazo, akazi biragenda, urebye nta kibazo mbese. Arashaje ukuntu buriya nkumbuye kugera mu rugo iwanyu mwa. Mukecuru wawe ndamukumbuye kabisa. Mukecuru ndamukumbuye kabisa, aheruka kukumbaza. Kumbaje ku cyumweru, niyo mpamvu buriya nanjye nahise mutekereza. Nibuka ibihe byiza twagiranye, ndavuga ati ariko nzamusura. Urantunguye mwa. Habiro kumpamagara we? Nanze kuguhamagara kuko nari nzi ko mwebwe bantu bakuru mutajya mubura mu rugo. Ukuntu buri kunsetsa abana. Umaze igihe ukoze ubukwe ndi kubona usigaye warasobanutse, warabyibushye, baninda yaraje. Nokera uransetsa kabisa. Kwitayeho kabisa, ntabwo umeze nkatwe dusigaye twimesera, twe twaheze ku mashyiga. Nibyo. Kandi bumva abantu bubatse urugo bumva baragezeyo. Umva wagezeyo kabisa. Bumva baragezeyo. Umubiri wawe uri muto gurya. Shabyiyorere mwana, bivuga iby'urugo rw'ibyiyorera. Ibyo ngibyo bibaruwa binyuzemo. Ntabwo byoroshye mwana. Mujye mudushishikariza natwe basore. Buriya ntureba. Simaze amezi 6 nubatse urugo. Bibiliya bivuze ukuri. Ngo gushaka ni byiza ariko kudashaka bikaba akarusho. Ibyo byo nagatogo mwana, ngiye ntabwo byampiriye tundi kubona bizabira nukuri. Ubundi ni atari kabisa. Badusuye. Nabasuye. Mu bandi urugo twari duteguye. Ntacyo tumubariza amazi. Nishaka. Nakirisa. Amazi ntari bito. Amazi nta kibazo. Nta kintu ushaka se. Amazi nta kibazo. Twadusese n'umbwira. Nambwira. Sinzi. Ariko kuba yarahari nabyo nta kibazo, nta kibazo. Madamu muraziranye se? Oya, ntabwo aziranye nawe. Nibyo? Bana bazanye umugore mwiza, ntabwo wisondetse. Urakoze kabisa. Bana ubwo rero reka ndagusuye. Uragiye se aka kanya ra? Kandi ngiye. Utuntu ntari nategura mu rugo ndebe ko natwo nadukemura, kuba nsanze uri muzima ntishimye. Kubangutsera kumeze nk'uwari uje kurahura. Oya. Ebana. Asante sana kabisa. Ubwo uransuhuriza umukecuru. Sawa sawa. Shaka nze muhamagara ibintu uriya mugabo yigize byo kubyuka akagenda nta kintu akoze, se aba yumva ko umuntu abayeho gute?
uyi meze gute? ni sawa ko tutabamenye muri bande? Na Adeline. Adeline ntabwo ndi kukumenya. Adeline wehe? Nyine na Adeline umugore wa Mike. Umugore wa Mike. Mike rafiki yangu, inshuti yanjye. Ari muraho se? Turaho. Ahubwo se nimba ufite akanya waje kundaba mu rugo nkakubwira. Wari uri kunshaka? Mike arahari se? Mwembi muri kunshaka? Hoya nawe ni njye ugushaka gusa. Wambwiriye kuri telefone ko ntacyo byaba bitwaye ko ndi mu kazi. Ako se numva ntabwo ari ibyangombwa byo kuri telefone. Ndashaka kukureba nyine tukavugana turi kurebana. Ndi kubona bitashoboka kugera mu rugo rw'umugabo kandi Mike ni inshuti yanjye. Wambabariye. Byaba bingoye cyane, ntabwo byakunda. Wambabariye ukaza ko utari butinde, bitwaye iki? None se Adeline wamfasha ukambwira kuri telefone ko nta n'icyo byaba bitwaye? Ngwino urebe, ngwino ni ukuri ubyumve, biraza no kugushimisha wowe. Fasha ni ukuri uze. Ndi kubona byaba bigoranye kabisa. None se umugabo yaba yagiye ko kugera mu rugo mutungo? Nanze muhamagare mubwire ko ngiye kuza aho ngaho. Hoya wikirirwa umuhamagara, we ngwino. Uyu munsi araza bitinze, hari ibintu nshaka ko tuvuganaho. Ako agakwiye kubimbwira kuri telefone kugira ngo yakugoye nkaba namuhamagara nkamuhana, byaba bitwaye. Hoya kuri telefone ntabwo ari sawa. We ndwana aho uze ni ukuri. Reka ndebe ko ndi buze kubohoka. Uwaje jose nabyo naribi. Nibyo? Sawa, reka ndebe ko sangapi zaza ejo sangapi? Ushobora kuhagira nkasa uya niho ushobora kumbwira umwanya waba ufite, ubwo nkahita nkubwira aho tu. Naribi, ubwo ndakohereza SMS. Sawa sawa. Sawa Messi. Ndamuhamije ariko reka azaze ndebe uko nigenza, dore muri ino minsi byaranze. Enoke ko yanindiye wari hehe? Ni karibu. Mwiriwe. Meze gute? Isawa. Neza. Meze gute? Meze neza nta kibazo. Ni karibu. Makuru ni meza. Nari mu kazi nshaka byihutirwa, ndavuga reka ntaruke mbone ndebe ukundi kuntu nasubira mu kazi. Ibyo wagushakaga? Nagira ngo telefone udashaka kubivugira kuri fone. hari ibintu nagushakiraga nyine. Wabimbwira nyine urareba ni kwa sisiteme. Kwa sisiteme? Sisiteme buriya bisobanura se ntabwo bari kubyumva. uri kumbwira ntabwo ndi kubisobanukirwa.
none se wowe ntabwo uri kumva ibyo ndimo ndakubwira. Ibintu uri kuvuga ntabwo ndi kubisobanura. Ukubwira ngo se wowe wagireka kuba umwana ntabwo uri kubyumva. Uri kumfungurira Reka uzi ko ndebe. umugabo wawe ari inshuti yanjye. Umugabo mwihorere ntabwo Ni yari inshuti yaka. yanjye mbabarira. Se wanjye, Ni inshuti yanjye ibintu nk'ibyo. ndabibwije ukuri kandi ni inshuti yanjye. Oya, Ntabwo nabibasha kabisa. birabishobora. Ntabwo Se nabishobora. urabona bitwaye iki se wowe ubwo? Ubwo si aramutse ageze hano ugasanga gutya uri Ntabwo yaza aracyari mu kazi. Ntabwo nabishobora. Ahubwo uri gutinda. Ntabwo nabishobora rwose pe. Ni ukuri uri gutinda ahubwo. Mbabarira. Oya. Ntabwo nabishobora. Shaka reke. Umugabo wawe ni inshuti yanjye sibyo? Oya, Kandi ibi sure. ngibi ushaka rwose aramutse ageze hano Oya ntabwo ari ubwije buze ukuri oya vuba. mbabarira ni imbabazi kandi ngusabye pe. Ntabwo aza vuba Ntabwo ariko sho. nabishobora mbabarira. Oya reka. Ibintu byo wampamagariye Basi se wahagurutse nkakubwira. ambwira iki pe? Rero urakibona. Ushaka guhita umbwira nkigendera se? Nta kibazo. Urabona nyine maze iminsi shawaretse ntabwo yari yaza, ntabwo yari yaza ariko kandi ni wowe urimo uratubwira oya ariko si wowe waretse inshuti yanjye ntabwo oya oya shawaretse ntabwo yari yaza oya ariko ntabwo ari icyaha nubwo yaba atari yaza umugabo wawe ni inshuti yanjye mbese buno arahari twasangiye akabisi n'agahe ntawe uhari n'umugore mbabarira oya pe Bameze bite? sawa ni sawa makuru kisi Amahoro. Urabona? Ni ibiti mbari muri iki? nubwo wabiteye yaje hano ngaha yaje hano ngaha arambwira nimba uko mbigenza Ngo? yaje hano arambwira Uyu nguyu wabiteye? Ubu uratekereza ko ibyo wari urimo ntabireba? waje kare waje kare Hano urusoni. Umuntu uyu nguyu wabiteye. Umukuramo umukandara unamukuramo inani ibipesi by'ishati ntabwo nakurebaga. yari ubwo warebye nabi nagize hano ari umpamagara Ubwo uratekereza ko ibyo harimo ntabireba? Cyangwa mwibagiwe ko mwasize umuryango wegetse? Ufite ubwenge buzima cyane. Niko ndakubaza ufite ubwenge buzima? yego Ibi ni ibiki wari urimo? niwe ariko wabiteye Ugeze ku rwego rwo kujya uzana abagabo mu rugo ugashaka no kubafata ku ngufu? umushuti wawe se yaraje kukureba kumubeshyera ariko ntabwo namubeshyeye ufite ubwenge buzima? Reba hano ndashaka kureba ufite ubwenge buzima? yego naniwe wampamagaye ahubwo ntunyine nagere kumbwira rwose njye nabibonaga sibyo uyivunika rwose urarengana abona utamaze kunanira na wowe muvandi njyewe kugera hano niwe wampamagaye ngiye gutangara muri ibintu natangiye kunkoresha bidasobanutse nkigirire koko nibyo wampamagaye binjyana kure ariko njye nari ndi kugusaba imbabazi mbabare kuba yageze n'iwawe ntanaguhamagaye wivunika sibyo wivunika arizo nsanzwe uzi kuri inyangamugayo sibyo ibi ngibi ntabwo wowe wabijyamo erega n'ibyo mwakoraga hano hari abarebaga maze igihe kinini hano ari kureba ibyo mwarimo nafashe n'amafoto sibyo rwose humura ntugire ikibazo ibi ngibi kuba byabaye ntabwo byakuraho ubucuti bwanjye nawe nta nubwo nshobora kugufata nk'umwikomo ndabizi uri imfura uri inyangamugayo dore wananiranye n'ubu ngubu
erega utagira mu bwa mbere uyu nguyu yarahaganije sibyo angeza aha ngaha buriya uyu nguyu byihorere humura rwose ntugire ikibazo sibyo oya ntugire ikibazo kandi urakoze sibyo ntugire ikibazo kandi na gito sibyo humura kabisa sheri wambabariye ufite ubwenge gusa uratekereza yego ariko ikibazo ufite ni iki ntacyo ubu ugeze ku rwego rwo kujya uzana inshuti zanjye mu rugo ugashaka no kuzifata ku ngufu ko ntanzongera izo ubu batekereza ko ntakurebaga n'ibishishwa nari naguye none ubu ubwenge bwawe ko ari bukeya watekerezaga ko uriya atazambwira ibyo washatse kumukora sibwo wambabariye ubwenge buryo ufite iyo ushaka uriza utari inshuti zanjye utari mu nshuti zanjye erega ntangare indoro nabonaga muri kurebana ubushize ubwo yazaga kunsura wenda guca amano hasi urananiye sibyo icyo kintu cyumva urananiye uheruka sibyo ngiye guhamagara umuryango wawe nawe umbabarire ntaza kukwasa uranze sibyo mbabarire nawe mu guhera ubu ngubu sibyo guhera ngiye guhamagara abatumwa ndahamagara abavandimwe bawe nawe umuvandimwe mwari kumwe hano nawe ngiye wambabariye ndarambiwe pe hari ubwo ntagize ariko hano urakabije icyo nshaka rero ni kimwe sibyo ubone hanze ugiye gusohoka kandi nta kintu na kimwe umve ndakubwiye ngo hanze nta kintu na kimwe yemerewe gusohora nta kintu na kimwe yemerewe gusohora ubone hanze kaba n'agaciro ntabwo ibintu bishoboka kabisa